Yago Pondati, warababaye, wagize agahinda, umutima wawe uraremerewe kandi ntabwo ari ibintu bya nonaha, ni ibintu umaranye igihe mu mutima wawe byinshi cyane. Turabibona, turabyumva, utabyumva sinzi ukuntu yaba yumva cyangwa se yababona. Uko byagenda kose, abantu bose ntabwo bashobora gufata ibintu kimwe, hari abumva ari ukubeshya, hari abumva ari puranka, mbese buri muntu wese agomba kubifata uko ashaka n'uburenganzira bwe. Ariko twebwe nk'abantu bagufana, bagukunze ibyo wakoraga, turabibona yuko umutima wawe urababaye. Turabona yuko umutima wawe urashengutse, ufite agahinda ko mo imbere ka kandi umaranye iminsi. Kimwe cyo pole sana, komera, hagarara gitwari, hagarara kigabo, mbese muri wowe buwundi nyine ube umuntu w'intwari, wumve yuko hanyuma y'ibyakubayeho ubuzima ugomba gukomeza kandi neza, mbese ibintu byawe bikaba successful birenze uko ubitekereza. Aha rero ikindi kintu nongera kukubwira Yago rwose, nk'abantu bagukunda, nk'abantu bagufana, niba wikunda ukaba ufite ubwenge, niba wikunda ukaba uzi neza ko wikunda, kuza kuri kamera ntibihagije ngo urire, ariko nyine biba byagufasha ntawakurenganya, ibintu bigeraho bikarenga umuntu. Kuza kuri kamera gusa ngo uvuge ibintu uko byagenze ntabwo bihagije. Yago, niba wikunda, niba witekerezaho, ukaba uzi ibintu ukuntu bijya bifata intera bikagera kure, niba wikunda n'umutima wawe wose, shyira imbere ikintu cyitwa gusenga kuruta ibindi bintu byose byabayeho. Shyira imbere ikintu cyitwa gusenga kuruta ibindi bintu byose byabayeho. Uravuga ko wagambaniwe na timu nyinshi y'abantu benshi, uravuga yuko wagiriwe ishyari n'abantu benshi, uri kumva utari wahunga, uravuga yuko abantu bakugenzeho barenze umwe, ariko niba wikunda senga, niba ibintu byageze ku rwego rwo kukwica nk'uko wabyivugiye n'uzi kuri kwabyo, ku giti cyanjye nzi neza ko umutima wuhamanya n'ukuri kwawe, uzi ukuri, ariko Yago nk'uko wabivuze, niba abantu barakwanze bigeze hariya ukabigaragaza, ukabyerekana, bikagera kuri level yo gusohoka mu gihugu, ibintu ntabwo byari byoroshye. Icyo ni kimwe. None niba byarafashe intera, ukavuga ko wowe ukivugira yuko abantu bashatse kukwica, icyo si ikintu cyoroshye. Icyo ntabwo ari ikintu umuntu yaza ngo avuge gutyo gusa ngo aratoye cyangwa se ngo arahimbye ngo ashyize aho ngaho, kuko uzi ukuri kwawe n'umutima wawe. Niba wikunda usenge cyane, kuko abo wabanje kuvuga ko bakugambaniye, bakwanga, bakugiriye amashyari, ntaho bagiye baracyahari, kandi hagati y'u Rwanda n'Ubugande urabizi neza yuko urugendo rurimo ni ruto cyane. Ni akantu gato cyane kuba bakugeraho, ni ibintu byoroshye. Abo wavuze mbere ko bakwanga, ko bagufitiye amashyari baracyahari, abo ni bamwe. Abo batifuzaga ko utera imbere bose barahari. Abo bose babonaga ibintu byawe byabaye successful bakababara, bose barahari. Tugere rero kuba wamenshoninze ko bashaka kugira gute, bashaka kukwica. Njye ku giti cyanjye ntabwo numva ko umuntu ashobora kugenda hariya agahimba ibintu, yamara kubihimba akicara akarira kuriya ari umuntu w'umugabo. Jyewe ku giti cyanjye niko mbyumva. Yago, ufite ukuri kwawe. Yago, ufite impamvu zawe. Yago, warababaye bifatika bihagije, ukeneye abantu bo kukwegera. Ntabwo dukeneye abitwa ngo big energy baza bakavuga ngo turagukunda, baza kumurwanira muri comment. Yago muzi ikintu akunda, ibiganiro yega arabikunze, ariko n'indirimbo arazikunda. Niko se big energy we, niba wumva ukunda Yago akaba akweretse inshuro irenze imwe ko akunda imiziki ye, niba umuntu akweretse ko akunda imiziki ye, indirimbo za Yago azishoramo amafaranga, azishoramo umwanya, akazishoraho ibitekerezo, akazishoramo n'amafaranga, kuko abikunda. Niko big energy we, aho uri hose, niba uzi ko utajya ureba indirimbo za Yago, ukaza kumurwanira muri comment, ukaza gushwana n'abantu, ukaza gutukana, uri big energy, it's okay. Ariko kuki uri big energy w'indyarya? Kuki niba umuntu akweretse ko iki kintu agikunda
kandi hari icyo wumva yuko hari sapoti wamuha, urebye indirimbo ze byagutwara iki? Tuvugishije ukuri, uri Big Energy umeze ute? Wahagana he udashobora kureba ibihangano bye kandi uzi ko yabitayeho umwanya, akabitaho amafaranga, akabifata akabitekerezaho, ariko ukaza ugatukana muri comment ngo Big Energy, Big Energy, Big Energy. Uri mu Big Energy umeze ute? Mwaretse urukundo rw'uburyarya mukamwereka urukundo nyarukundo, izo ndirimbo ze zikazajya zigira ama-views, ama-M, zikagira views zigeze hejuru, nk'uko asora ikiganiro kikagira views zingana kuri, none iyo ndirimbo ye mukayisharinga ikazajya igira byibuza, niba ikiganiro cyagize 120 ingahe mu munsi umwe, byibuza indirimbo yiwe mukayisharinga ku buryo mu munsi umwe igira views zikubye bariya bantu baba barebye ibiganiro inshuro 50, byibuza ikararana nka M. Niba uzi ko utajya ureba indirimbo ze ngo uzisharinge, nushaka ntukaze muri comment tukagura abantu ngo yarababaye, kuko nawe urukundo mukunda ni urw'uburyarya, bisa naho bibaye ari amateka ari ukubeshya, waba uri kuvuga ngo bafana twagiye. Wirebe wiminjemo agafu. Ikindi Yago muntu nakubwira, utanga ikirego mu buryo buri clear, atari ugutaginga hariya kuri za Twitter, ntabwo biriya ntekereza yuko uko bifatwa bitandukanye n'umuntu wagize ute watanze ikirego. Biriya ntabwo ari ikirego, urababaye yego, ufite agahinda, ariko utanga ikirego mu buryo buri clear, kuko wumva ko abantu bagize bate, baguhohoteye. Icyo ni kimwe Yago. Ikindi cya kabiri kiyongeyeho, Yago turagukunda, turagufana, turakwinginze ngo biriya bintu biba atari AI, biba atari amajwi mahimbano, biba atari ibintu watoraguye kugira ngo uze gushaka views, kubera ko twebwe abafana waba udukojeje isoni. Ibitutsi twatukwa ntibigira uko bingana, bagomba kudufatanya nawe abitwa Big Energy. Rero turakwinginze uvuga ibintu uzi neza uhagazeho, nubwo njye mbona ari ukuri bitewe n'amarira warize. Nizere ko waguhaye amajwi nawe umwizeye atakubeshya, naho ubundi mwana w'Imana usenge utisengesheje, uhamagara iyo mu ijuru ikurengere, uhamagara iyo mu ijuru ikurengere. Naho abo bashatse kukugambanira mbere hose ntaho bagiye. Agahinda ufite n'umubabaro birumvikana, warahohotewe, warababajwe, ariko uba uri sure neza yuko ari amajwi uri kutwumvisha ariyo, uba uri sure neza yuko biriya bintu bifite gihamya ifatika, kubera yuko ibyo bintu niba ubwo warifashe ugasaba abantu imbabazi, mukagirana imbabazi, ukawuzanye ikindi gitero, bagufata nk'umunyamatiku kandi uri umuntu w'umugabo, bagufata nk'umuntu udashobotse, bagufata nk'umuntu ukunda guteranya abantu, ukunda kugira ngo abantu ubasenyere izina. Uraba uri sure neza yuko biriya bintu ari byo. Naho ubundi kuba warababaye ubwo turi kubibona, kuba waragize agahinda turi kubibona, ibindi byo kuvuga ngo runaka yasenye urugo rw'abandi, kimenyeramo yango nibashaka baziyunga. Abantu bose bakwanga mwasabanye imbabazi, niba mwarasabanye imbabazi, ntekereza ko ibintu byaba byiza ugiye mu mategeko bigashyirwaho umucyo, ubundi ibintu byose bikagira uruhande rumwe, Nyagasana korohereze. Kandi niba ari na views washakaga yaziguhaye, ariko njye ndabona umutima wawe ubabaye, ufite ukuri kw'ibyo uvuga. Yago Imana igusange, iguhumurize, iguhagarareho, ikurengere.